Dani avukana na Ben murekera gukomeza gutuka Bruce Melody nkuko mwabikoze ejo bundi umva rero nkunda Beni aba bahanzi bose ndabakubwira ariko ejo bundi yarakubwira nawe ndakuzura agacakura kuko uri gushyigikira interview ya yisohoreye ubwe ku giti tugende gake ya umva Ben yahemukiwe n'aba banyamakuru n'iriya timu yiwe naranayigaye cyane uyu Dan uri kuvuga vukana na baravukana aramaze none se kwavukana nawe uretse gato aramaze umva reka buretse nimwe mwabizanye ureka buri muntu nago hano kuri space umuntu azajya ngo avuge kubera ko ngo mushaka kumva ibintu abari ko umuntu abivuga reka ngiye mubaze man twese turi abantu ntago ngenje kuvugira Melody sibyo ari space nzi umusumwe tuzakora ntago ngenje kuvugira Melody muri rusange sibyo ariko ngewe ndeka nkubwiza ukuri nimba watumyeho umuntu cyangwa uzi ko umuntu ari buze kukureba sibyo uwo muntu agahaguruka havuye ibyo bya PlayStation sibyo bro iyo ni imikino ihoraho izahoraho ni imikino idahinduka ni imikino uwanawureka nejo ukawe iyo championa nta uri bubahembe ngo mwayikinnye ni PlayStation nyine ni imikino ituma umuntu aruhuka mu mutwe reka buretse Machadi urongera gufungura inosaka mu manuri sorry ndakumanira ngiye ndashaka kubaza Brian ikibazo kimwe urambaza iki wowe narangije kuvuga mbere yo kubaza reka vuga nyine tukubaza cyese niba udashaka ko tukubaza none se urambaza narangije kuvuga ubu wamenye imbaza iki nicyo nanjye nibyo nasabaga nurangiza kuvuga ho muri rwose okay nsoje kuvuga nari bumbaze shu ariko ubu nta kintu ufite cyo kumbaza naguca mwizo ya nibyo navugaga nanjye urakoze uri kumva The Ben yaraje asaba imbabazi ni n'umutima mwiza ni n'ubupfura ati kamera ndeba ni yihe ati ngiye nkunda PlayStation sibyo mani nago twese twakoze izo PlayStation tuzizara abantu bakuze bibabariye wabashaka ibintu by'akazi pe no kuba kandi nawe ayikunda nago umuntu yamuveba kuko buri muntu agira ikintu akunda mu buzima ariko bro umuntu mufitanye projet urabizi neza kaje kukureba urabizi neza yuko aje kukureba urangije arahageze aricaye aragutegereje bro arinza atamutavuganye ngo kuri PlayStation namwe mujye mushyira ibintu mu gaciro uwo muntu kereka niba yaraje batabivuganye akaba yaramwituyeho iyo game bayitangiye kandi bari buyirangiza akaba yaramutunguye ibyo birumvikana ariko nimba yarazi neza yuko aza kumureba n'umuntu bari bukorane projet umuntu akarinda atangura kuri PlayStation mujye mushyiramo namwe kubahana simbona ikosa rero buretse ntago mbona ikosa Brice yakoze kuba yaravuze ati ngewe numva yuko akazi ariko kakagombye kuza mbere y'imikino ikosa mu mushinja riri sinzi umuntu jana aravuga ngo umuntu ugenda ngakicarana ngo n'abayobozi none se kwicarana n'abayobozi bivuze yuko avuye kuri no mihanda yanyu cyangwa no mihanda yanyu ntago genda gake uretse tugiye kankubaze Brian sibyo uretse gato Dani maniki ikiganza ndaguha ijambo Brian ndashaka kukubaza turakosa cyane The Ben hariya yasabaga imbabazi avuga ko ibyo yarengejeho bro gusaba imbabazi n'ubutwari ni n'umutima umenetse kuki yongeye akavuga ati yasabaza akongera akavuga ngo kamera ndeba ni iyihe ngo ngiye ngo nkunda PlayStation ngo rero ngashobora ngo kuba no hari umukino twatangiye kandi uretse gato mbere ko no turagakina tena ntitwitware muri context dushaka niko yavuze ibyo yarabyumvise abantu kareka akabanza kavuga ariko kandi yaramubaza reka rangiza reka Brian asoze muri kuriga woya ariko reka nanjye mvuga uko mbyumva ko ibyo bintu narabibonye bro sibyo erega iyi mihanda twese tuyihoraho ni ukuri kw'Imana kuba ngewe nakosereza umuntu mwaza ngaca bugufiya nkasaba imbabazi ni umutima w'ubutwari uri kumva ni ukuri pe ndanabyubaha ariko bro yasabye imbabazi pe byari byiza nk'umuntu mukuru kuza akavuga ati mu by'ukuri niba byaramubabaje sorry ambabarire anyihanganire rwose pe ibyo byari bihagije ati kamera ndeba ni iyihe iyo ni nko kuvuga ati icyitonderwa murebe cyane kamera ngomba kureba ngewe nkunda
PlayStation ashobora kuba yaraje ari shampiyona twatangiye na Zizo kandi tugomba kurangiza bro ibyo bintu birutisha umuntu waje kureba ubizi kandi mufitanye project guys namwe mujye mushyira mu gaciro no aho ngaho rero dushobora bagakene tukuwe twakwana narakumvisha nabi uretse gato waretse nkamusobanurira gatoya ariko se Godfa mwaduhaye ijambo natwe reka nsobanurire uretse Dani hangane gato Brian aha ngaha The Ben yaravuze ngo melody imbere ya kamera ariko barongera bakadukina ahubwo umva ikintu The Ben yavuze agaya melody nanjye numva icyo kintu niki ibi byo yarahemutse rwose pe yarakosheje nanjye ari njye uje kugusura ukandutisha PlayStation guys nubwo nta gahunda twaba dufitanye ari ukuza kugusura gusa ntago natanezerewe aho umva ikintu yaravuze ati njye sinarinzi yuko melody twahuriye muri backstage bari hanze ati njye muramutsa narimo mubwira ni kuhaje narimo mubwira ni ewana keep it up uri kumva ati niyo magambo namuhobeye ndi kumubwira ati nyuma natunguwe no kubona nyina we yarabifashe nkaho ngo namufashe nkamukomeza ibyo byo rwose pe mani nanjye ndi umuntu narabyumvishije ko yakosheje kandi rwose ibintu The Ben yararimo aramubwira mani n'undi muntu ukundi iyo umufashe ukamuhobera ukamubwira ibyo bintu nyine wowe wumva biri ku mutima kandi koko The Ben agira urukundo reka tugaruke kuri PlayStation ariko PlayStation ma ass bro uburetse gato twakuze twese niba umuntu nibyo nababwiye ku bunore se nka DJ Brian abwira PlayStation akabyumva reka mbere ko Djihad ku buryo se njyewe naza kugusobanurira PlayStation reka sobanurire Brian akantu kamwe asobanura ikintu cya mbere Ben na Melody ntago ari korali ngo bagombaga gufatira record icyarimwe icyo nicyo cya mbere nabasha kubwira Ben ntago yakinanaga PlayStation n'umuproducer ntago yari yafashe producer ngo bakinane PlayStation ku buryo atabasha kujya ku recordinga Melody ndashaka usubiramo ibintu Ben yasobanuye neza sibyo yego wenda ari guha umwanya wenda PlayStation yego se kuri kuyivuga ngo yego ese yego kuri kwivuga gutyo da tega amatwi kamaze kugira ngo byumve neza nyine kamaze ngo mbwire neza icya mbere ntabwo yakinaga n'umuproducer icya kabiri ntabwo ari korali ngo bagombaga gufatira amajwi icyarimwe ikindi cya gatatu Ben yaravuze ngo yo wizeye umuhanzi iyo umuntu agiye gukora n'umuhanzi yizeye abashaka kugira ngo amuhe space akora ibintu bye nyine yivaneyo avaneyo ikintu cyose afite muri we tu agikore neza n'undi najya akenshi niko barecordinga amakora bose urumva cyane yego ko wari warecordinga aho sindirimbo Brian yego ntabwo naririmbye ko ushaka kumfata nkaho nari umuhanzi wirame okay ntabwo narinzi kuri umuhanzi ariko icyo nkubwira okay fine uri umuhanzi ariko icyo nkubwira iyo akenshi ama featurings barecordinga muri 5 ebyiri urumva cyane uziko ushobora no gukora record ku muntu mutaranahura sibyo ariko watambikiriye ntabwo ari byo turi kuvuga nanjye ndi kubyumva buretse ibyo uri muravuga oya buretse gatoya ibyo uri kuvuga mani njye ndi kukumva pe sibyo kuba batarikodingira rimwe ikindi kuba atari yatwaye umuproducer ngo bari gukina na game ariko bro reka nkubwire mbabara wumva icyo njye ndi kuvuga umusa reka tureka no kubishyira muri studio ntabwo The Ben yaje kureba uwo muntu yaje nako Brice yaje kureba The Ben nkuko bari bafitanye gahunda bro hari ikintu cyo guha umuntu agaciro maniga ntabwo twese twakoreye muri ibyo PlayStation cyangwa se dukina izo PlayStation hari uretse nyine ntabwo twumvikana specific kuvuga ngo ntihazamo kanyazi wa muhoro cyane rwose ariko bitandukanye n'akazi erega njyana muri kuvuga ngo ntabwo Brice ngo yaba yaricaranye uretse ngo ntabwo Brice ngo yaba ngageze kuri level yo kwicarana ngo ntabwo Brice yaba ageze kuri level ndabisubiramo base oya niba uri kuri kote ya The Ben tureba kamaze nkubwire oya ariko kamaze nkubwire keretse niba ari ikibazo Brice Melody yari yaje mu busabane we nta busabane yari ariko umva Godfather ntago tutavuga umva uko bimeze umva Brian one more time umva Dani avukana na Ben murekera gukomeza gutuka Bruce Melody nkuko mwabikoze ejo bundi umva rero
nkunda Beni aba bahanzi bose ndabakunda ariko ejo bundi yarakabije nawe ndakuzura agacakura kuko uri gushyigikira interview yayisohoreye ubwe tugende gake ya urasa umva Ben yahemukiwe n'aba banyamakuru n'iriya timu yiwe naranayigaye cyane uyu Dan uri kuvuga vukana na baravukana aramaze none se ko avukana nawe ubete gato aramaze umva kuba mvukana nawe rindira hano Dan buretse kuko nta mwene wabagira mama umva none ntabwo ngende sindi mu byara wa Melody se umva nta kibazo nawe uri mubyara wa Melody ntacyo nyine umva kuri iyi shuro kuri ibintu by'iriya mikino umva ukuntu bimeze kazi ni we wowe uri kazi ni w'isi yose umva Godfa icyo nabonye waje gupfa kuvuga utarumvise interview ya The Ben bayikukiniye nonaha Bria one more time umva nkubwire Godfa umva umva interview yarikurikiye ndumirwa nduma ni gute umuhanzi muvugana ngo aze kukureba ukamusuzugura bene kariya kageni noneho ukuntu yanabivuze umva yanabivuze yihenura abivugana kaminura muhini tuzi ikinyarwanda bro niye kamera ndeba ngo niye kamera ndi kureba umva ukuntu yabivuze ngo keretse nimba yarasanze ngo jena zizumake twariho itararangira alors yaravuze ngo ashobora kuba yarizi ngo yarahageze hari championa twatangiye jena zizumake kuri ibi bintu bya championa bazi kubavugiraho biragoye oya umva gato umva gato njyewe Melody hari ibyo ntajya numvikanaho nawe rwose na timu yirabizi n'abantu bose barabizi ariko kuri inshuro y'iriya mikino hano Ben yarakabije urakoze cyane Ben yavuze yarari kumwe n'abanyamakuru buretse yarari kumwe na timu nayo nafata nk'ibigoryi I'm very sorry kuvuga gutyo kwemerera The Ben akajya gusohoka avuga bene kariya kageni bari hariya noneho n'amashusho asa nabi iyasaba imbabazi bikarangira koko buretse gato iyasaba imbabazi bikarangira akareka kujya kwihenura ku wundi mwana koko kuko yaraje kumureba ngo bakore wowe Dan uratinyutse ngo nta bahanzi bahurira muri studio nta n'isoni ufite izi ni ingaruka uretse gato izi ni ingaruka z'abana bari kumwe na Melody akanamuha nawe iki ni ikibazo cy'abana bo mu biryo guhuza n'abana bo kugasima atabari gato ubu noneho ni ukuvuga yuko timu rero y'abana bo mu biryo n'abana batakuze izo PlayStation tuzibona ubu noneho mugiye kubigenza noneho mwabonye yuko Melody yaraje mu kazi kandi mwanumvikanye mwagombaga kumuha ako gaciro niyo mikino mukayiparika mukayijyamo mubirangije cyangwa ukamubwira uti Melody genda ukore ge hari umukino ndi gukina ibyo byari kumvikana Melody ni umuntu yari kubyumva ni umuntu mukuru ariko kuri inshuro ariko manuzi kugira ngo umuntu ahaguruka adakoze ikintu ntabwo Melody ari mu makosa ahubwo Dan reka nkubwire Melody yararikodinze Melody yakoze rekodiye umva nkubwire nukurikirana interview uraza kumva njye narayibonye nifata mu maso ndavuga nti mana nyagasani uyu ni The Ben nzi uri kuvuga gutya koko iyasaba imbabazi bikarangira Ben umva nkubwire da ndabizi neza ntitwamukurushaho ubuzari muravukana nkunda Ben n'ukuri kw'Imana kandi ndabikubwiza ukuri mana nyagasani nkunda abahanzi nyarwanda na Melody ugiye ubwanjye ariko azanye amafuti twaza tukayavuga hano wiza kuvuga ngo wenda ngo ibyo ngo bibiki ngo birumvikana oya da ntabwo ibyo turi bubyumvikane nzi neza yuko famiye yanyu muca bugufi mbikurebeyeho mbikuvugiyeho nanabikuvugiyeho Dani muri abantu baca bugufi muri abantu nyine ndabizi neza pe uri kumva ariko kuri inshuro kuri iyi mikino yo muri studio yoyo ntimuze gukina natwe hano nari narabicecetse naranze kubivugaho Imana ishimwe ubwo ari mwe mubizanye umva nkubwire da reka nkubwire aha ndarenganya muyoboke timu bo yose bajyanye
aba banyamakuru bobo baba bajya kwisubiza ibiki ntazi noneho inkuru zose zanangezeho ngo nabahamagara bari Kigali aba banyamakuru b'ibicucu uretse Brasengeri barize cyane uri kuvuga ibyo bintu da tureka ibyo kujya muri studio ubu ngubu uje wambwiye yuko uri buze kundeba kabone nubwo wabuje kumbaza cyangwa se kumenyesha cyangwa se kumpana invitation y'ubukwe cyangwa se ikindi kintu kikubara n'umwanya ukaza kureba ngewe Brian listen to me ukaza kundeba wamara kuza kundeba yewe ukicara hari ukanegereza ukarinda utazi utavuganye ngo ni muri PlayStation tutavuganye n'ijambo riri babarira ubwiza uko ibyo bintu wabyishimira warangiza ukaza no kubyigamba warangiza ukaza no kubyigamba ndebera ariko banditse hano man ngo the best gusaba imbabazi ngo bihindutse ikosa ngo bihindutse ikosa no kwihenura yego Brian kamubwira ikintu kimbambwiye ngo wakoze indirimbo umba nkubwire da hano mwene nyoko ntabwo yashatse kwihenura muri iriya interview yego cyangwa hoya okay oya buretse oya nje sikombibona ntago ari kubibona reka tukubwiye twese kubibona kamaze no gukosoraho gato sibyo yo ndi kuvuga hano tuba turimo kuvuga the Ben sibyo nguko oya reka tubikore gutya kuko ngewe uzi buriyo ukuntu buriya hari ijambo uvuze numva ndumiwe ngo wenda iki ubuhamba bari hakazamuka muyoboke nkamwishishimurira hangaha cyangwa kasobanuriye Brian wenda araza kubyumva ko ukora indirimbo hari vibe imeze gutya wewe ukora indirimbo n'abantu okay karonje gutere story sibyo sinagiye gukora indirimbo uretse gatoya none nge nagiye gukora indirimbo atari ibintu napanze atari ibintu navuze ngo uyu munsi ndabyukira muri studio ariko bro umwanya nagiye gukora indirimbo sibyo ntabwo nigeze nagiye gukora indirimbo yari ya rock sibyo nahasanze Jean Marie Mikrogeni ntabwo nigeze ngenda ngo nicare ngo nsange ngo bari bize cyangwa nubwo bari kuba bari bize ngo banyorere bro erega nako twe turi kuvuga yuko the Ben ngataje ngo baganire nkuko ujuka bivuga ngo ntabwo yari aje mu busabane mujye mumenya no kuvuga neza ntabwo na Melody nawe yavuye buretse ntabwo na Melody nawe yavuye aje mu busabane yaraje ariko yako Melody yarakodinze iyi space ndabarahiye sinzi ukuntu biri burangire ariko nge muri ibintu the Ben yavuze ntabwo biri burangire muri mama uravuga ngo ntabwo yasuzuguye Melody ntabwo biri burangire sobanura buretse Melody ejobundi yaravuze ati ngewe nuko mvuga ibintu mukagira ngo man umuntu akavuga ibintu mukagira ngo ni yayandi ngo yavuze ariko uwo the Ben n'uruhinja ku buryo ashaka kuvuga Melody navuge twese turi ku mihanda man iyo umuntu avuze n'undi araza agasubiza biterwa n'uburyo asubije kandi agasubizanya mu kinyabupfura yaravuze ati nge numvaga yuko akazi kagomba kuza mbere y'imikino rwose mujye mureka gukinisha abantu niba ntabwo bose bakoze babona iyo PlayStation tureke na PlayStation nubwo nasanga uri bize mu bindi bintu mani umuntu niwe wa mbere Imana yaremye niyo yaba ari kuri telefone agomba kuba agaciro akayivaho hasoni mwanya w'iyo kuba yarasabye imbabazi izo mbabazi twarazibonye zari na nziza ajya gitangira gukora ikiganiro ariko akivuga ngo ni iyihe kamera ndeba yego we bamwereke kamera nkuru iri bufate inkuru isi yose ikabyumva sibyo ngo murebe hano kamera ngo rero ngagiye mu buzima bwanjye bisanzwe nkunda PlayStation yego hanyuma rero ngashobora kuba yaraje ngo nge na Zizu ngo hari shampiyona twatangiye kandi tugomba kurangiza uri kubibwira umwana wiyiziye wishakira gukora indirimbo ngo arebe ko hari ikintu bizamugezaho arebe ko hari aho yagera uri kumutera iseseme ngo urimo urakina PlayStation guys ntabwo twakoze twese tubona izo PlayStation ni byiza ko wenda mwaravukiye mu bakire Imana ibahezagire n'abataravukiye mu bakire natwe turaho nyine turahasamye turi kugerageza kuziga turi kugerageza ariko bro nta kintu na kimwe cyatuma ngewe nsuzugura umuntu ngo nuko ngo ndipise ngo none umukino bro umukino ejo uzakwe umukino batari bukwishyure cash umukino uri bureke nyuma y'isaha ukawongera bro none umunigaraje ngara aradedemba ari kuvuga ubusari kuruka ngo kubana ngo Melody gageze ngo kureva ngo yicara ngo kuri pano ngari kumwe n'abayobozi ngo ari nimvuga ngo baguhindura gahindurirwa ubuzima bw'ahambirwe nta soni wirakara oya barakabisha ariko murebe nk'iri jambo iyi tayito ariko ngo n'umuntu wari we wese araza akakubwira ngo bimeze gutya kuba yicaye kuri pano se murabimwubahira cyangwa
mwebwe ahubwo murasanga hariwe mwagize agatebo niwe munyamakosa niwe niki kandi ariwe wakoreye ikosa mani njyewe nanjye Melody yakoze ibintu bitari byiza nkuko nabababwiye ati ntituza no se tukabivuga kuza akavuga buretse Melody yakoze ikosa ryo kuvuga ngo yaramfasha aramfata ngo yanga kundekura nyamaze The Ben yararimo aramubwira ati ibi bintu bimeze gutya kuhaje sibyo bimeze gutya kabisongeramo imbaraga iryo ni ikosa yakoze ko natwe turi abantu turabyumva ko ari ikosa ariko bro uraza kuvugira umuntu ngo ntabwo yarashe mu busabane indobwe se ko Melody nawe yaturutse yavuye ashe mu busabane urabona muri yo afite imishinyiko y'ubusabane cyangwa akeneye umufungo busabane azabujyamo ashaje ari kurya record yari yayikoze none ikibazo ni ikindi yashakaga se n'iki uburyo umuntu agera kuri level yo hanyuma The Ben we yavuze agamije iki wewe kukiaza kuivuga wote barabonaga yasabye imbabazi ziki oya Dani yasabye imbabazi ziki yasabye imbabazi ziki yuko mugenzi we uko yabifashe none yigo pe urakoze yasabye imbabazi yuko mugenzi we yabifashe yasabye imbabazi mugenzi we yabifashe ayo magambo yandi yuko ari champion yagombaga gutangira karangiza yongereye hiki yigo sha ngo niyihe kamera ndi kureba mana Melody yaraje akora record ye ntabwo umva yaraje akora record ye ntabwo yagombaga kumufasha kiriya kintu cyo Godfather hano nushaka wongera usubire muri ya oya vraiment The Ben ndamukunda mana The Ben ndamukunda Melody afite amakosa hano ndamukunda reka mubwire Djihad The Ben ndamukunda uzi ikintu nkundira The Ben aca bugufi oya n'abana biwabo bose n'uyu Dana aca bugufi cyane niwe mana nabonye umuntu uca bugufi pe ariko kuri no rwose baba we mbega oya hangaha aho yarabi uzi jambo uzi ikintu nahise mbona nkimara kubona iriya interview barabinyohereje ndavuga nti mana nyagasani aba ni babajyanama ni ya timu yiwe yamugiriye inama Ben konzi ko yicecekeye ubundi Ben yarera yacecetse ubundi Melody twarabuhinduye umusazi muri iyi mihanda uretse gato Ben yaricecekeye nta n'ikintu ashaka kubivugaho yicecekeye ngira ngo ya timu yaramubwiye ariko we enda cahangaha nawe uceceka nkande vuga aho wahereye utavuga Ben none uyu munsi vuga ko yavuze ko yivuze ko twabyumvise umva njyewe nkibona iriya interview navuze ntiyo ntidisasabye imbabazi mana ngiye kumva ni iyihe kamera ndi kureba noneho haje iriya mikino ndavuga noneho uyu muntu aba bantu iki kiganiro byibura uzi ikintu natekereje naravuze ni ubu ngubu aje nyine kugira ngo yerekane yuko Melody we na PlayStation Melody nta kintu byari bivuze abagomba kubanza bagakina imikino noneho yaba nayizi akajoyininga nawe akaza agakina cyangwa akabyihorera mana kubera iki umutwe uri kundya mana ndafuza wenda ahantu twatangiriye ari dufite ama interview 3 n'ubu wivuga turi kuri iriya mikino yo muri studio ariko niyo bayizane kubera yuko Melody iyo The Ben akomeza kwicecekera byari kumufasha DJ Bria buretse wumve kugira ngo wenda abanga Djihad ihanga n'abandi wenda bari kumva Djihad nakantu gato cyane n'utuntu tw'amasegonda nka3 oya nka5 kugira ngo wumve ukuntu bimeze sibyo wumve iyi buretse gato agasuzuma hari igihe mvuga ibintu bya cyane nk'umuntu uko tukumva ibyo biboro n'abakubaha umva nkubwire Godfather kamara iki kiganza mu mpumanya ntagiye imikino byo ntabwo twabyumvikana reka mariki ikiganza mu ijambo mu mpaye ijambo manika mu mpaye ijambo ntagiye umvugiramo mu mpaye ijambo ntudukomeretse imitima gusa komeretsa natwe turamukomerera ntugire ahantu ubagamira ntugire ahantu ubagamira nta hantu ndi bubogamire mu nyumvi ntabwo Ben nigeze mugira marayika mu ntege amatwi munyumve neza turakumva ntege amatwi munyumve neza igihe mwumva aho ntumva n'ubwo ibintu ntabwo mbizi erega ibintu nyirabayazana wabyo ni medibit
Medi biti we bimuvuga kiriya kigoryi niwe ujuzana amatiku yahahishe akazana akabishyira nibi ni wazuye akabuze reka none mwumve neza mu ntega amatwi mu nyumve jya nyumva neza The Ben iyo situation yabayeho Melody yaje kumureba siko bimeze cyane bari nawe bamuhamagaye tugende gakeya The Ben ntabwo yitwaye neza urakoze tugende gakeya tugende yego mu ntega amatwi mu nyumve The Ben ntabwo yitwaye neza yego ariyo mpamvu yagiye imbere ya kamera mwe muri gushaka gutwara uko mu byumva akajya imbere ya kamera sibyo agafata umwanya wo gusaba imbabazi n'icyagenze neza muri ko tubyumvikana siko tubyumvikana none tuzo gusengura kuri imbabazi sibyo nukuvuga ngo ikosa ryabayeho nyiri kurikora sibyo atarabaniye mugenzi we yaciye bugufi arisabira imbabazi turi kubyumvikana yego nyuma yo gusaba imbabazi nyuma yo gusaba imbabazi uburyo yasabye imbabazi yasobanuye ikibazo uko cyagenze urabona iyo wakoze ikosa usobanura icyatumye iryo kosa ribaho nukuvuga ntabwo The Ben yari kuvuga ntabwo yari kuza hariya ntabwo ari kuza aravuga ati Melody naramutengushye yaje kundeba ndamusuzugura oya ntabwo ari uko yakagombye kubivuga ariko yakagombye kuvuga urakoze uretse gato tugenda reka tugiye kurangiza mwampaye ijambo nasabye ijambo nacecetse umwanya muremure Kanyambari hano ndamubonye noneho tukumvikana ikintu kimwe ako kantu kabayeho The Ben kuba yafashe umwanya akavuga ati mu bihe byahise umuvandimwe ibyabaye sinabigambiriye sibyo DJ Brian sibyo yego umuntu unywa fanta abanywa byeri abanywa agahiye iyo babonye umuntu uri kunywa orange baramuseka bakavuga ati bishoboka gute ko ushobora kurara mu kabari uri kunywa orange imitima yacu n'imyumvire yacu n'ibyo dukunda biratandukanye arewe tugende gakeya tugende gake ariko twahuriye ariko kuki uhuje ibyo kuba byo mukabari n'imikino uretse gatoya twumvereka ngaragize mwampaye ijambo ahangaha nta ikiganiro navuze ngo abantu hano baraza kubyumva nukuvuga ngo rekaze nkubwire uribuka na message Brian ngo iki ntugire ikibazo so icyo cyatse kuvuga tugende gake Djihad twe twamaze kugera urukumva mwebwe muracyari mu biryogo ariko twe twamaze kugera uretse gato twe twamaze kugera mu kizozo wowe utangiye kugenda twe twamaze kugera ubu ngubu dusigaye ugira gutyo karambika gutyo ugahora n'umwana utarigeze anyagirwa urumva ugira gutyo ugahora n'umwana w'umuzungu agakubita imisatsi kuriya agakubwira ati hi so muzungu ihangane tugiye kurangiza ntabwo ni butwara umwanya muremure yego twibuke ko twibukiranye noneho n'ikintu kiri kumbabaza muri gufata The Ben mugafata The Ben waririmbye amayobera na ya ndirimbo kera The Ben wandi wa kera wambaye kagakabutura none urashaka ko dufata nde mufate The Ben uretse gato mufate The Ben none mugiye ngiye kwasomera ni muntu ki mufate The Ben umaze imyaka 10 urimo kunyumva turabyumva rwose turanabizi The Ben wamaze kuba w'umunyamerika urukunyumva ubu gende ahubwo abanyamerika bwanyusha ngiye kurangiza ngiye kurangiza twumvikane ikintu kimwe uretse gato no ikintu difata uri umwana mu bicyo kora wanga The Ben ndabibonye tega amatwi hano ndamaze tega amatwi hano genda gake timumvugiremo abanyamerika hayi mu kuboneza Djihad kareka The Ben yagiye muri Amerika ari addicted na tugende gake uretse gato uretse Dani mumbabarire ngiye kurangiza nago game ngiye kurangiza mubanze mu nyumve mubanze mu nyumve sibyo ntabwo impamvu mvuze muri Amerika ni iyihe sibyo hari ikintu abantu bagomba kumva hano abantu baba addicted na ziriya game ndakubwira impamvu ndababwira impamvu Brian impamvu abantu baba addicted na ziriya game ni iyi ngiyi urimo kunyumva muri weekend iyo umuntu avuye mu kazi muri uretse gato ahangaha nababwiye uretse gato ahangaha ikibabaje mwebwe aho ngaho murinda kuva mu kazi umunyamerika we n'umunyakano mwihangane gato
nukuvuga ngo izi game ku bantu ni byiza cyane ko avuye mu Rwanda zikunda ariko no kugira muri Amerika muri weekend yarabaye addicted uburetse gato Djihad ntabwo nshaka ngo tusinge ibyo bintu ngiye kurangiza ijambo ryanjye tugaruke none yego pe tugaruke kuri point ya nyayo kuba Beni nge ikintu cya mbere nagayeho de Beni cya mbere namugayeho urimo kunyumva Beni ikintu kiri kumbabaza kurusha ibindi nuko najya mvugana nawe muze kuma nimero ya de Beni ndamwandikira nubwo ntekereza ko atanansubiza ariko muze kuma nimero ye ndamwandikira umva ikintu kibabaje kurusha ibindi cyababaje kurusha ibindi de Beni Djihad ubikomeje avuga ngo timu ya de Beni ari kumwe nawe kiragiye de Beni ntabwo yagombaga gusaba ziriya mbabazi mu ruhame urakoze yakoze ikosa rikomeye impamvu ni iyi uretse gato reka tunarishingireho urakoze kubonye ikosa we mana jambaye ngiye gusoza ihangane gatoya ngiye gusoza impamvu ntabwo ari uko gusaba imbabazi harabirabi ku ruhande rumwe ku bantu bumva bashobora kumva de Beni aya masaha ibintu de Beni yakoze byari bikwiye oya uretse gato kutinge kubanza unyumve ibintu de Beni yakoze no gusaba imbabazi mu ruhame hariya ugerageze kunyuma Djihad ku bantu bafite umutima nama ku bantu bazi akamaro k'imbabazi no guca bugufi ugashaka gushyira umucyo ahantu hari icyasha de Beni yabaye imfura byari bikwiye rega amatwi tugende gake uretse gato ku bantu urukunyumva baba ryogo urukumva baba basama bafite ama YouTube hano bakanuye amaso ngo babone gake bafata ikintu bagitwistinge bagicuragurike de Beni ntabwo yagombaga gukora ziyakosa hari umuntu bita Mike uri hariya umwangurunuka uri bumona akagenda akabyubaka akabigira ikundi ndavuga ibintu mazina yabyo reka kubaza ikintu kimwe de Beni kuvuga biriya bintu Mike wimuvuga uretse gato ibi bintu none umuntu biri inyuma Mike yabwiye Bruce Melody ati ubonye noneho inkoni yo kumukubitisha uyu ariko yayiciriye de Beni yayiciriye nibyo navuze nkigera aha ngaha niyo mpamvu de Beni yiciriye inkoni ariko ikintu kimabaje hamwe rero bayimutsibure uretse gato hano ndi kugaya Bruce Melody rero muhumbi ngiye kurangiza n'abandi bafite mana nkunda de Beni ibyo yakoze simbishyigikiye ubudanu ikosa de Beni yakoze yaba bari banzamuye uretse gato yakubwire reka nkubwire ngiye kurangiza ariko se Djihad ari kuniga n'inkari Djihad umva ikosa ryabayeho kuri de Beni erega shawe twatinze gukora space dufite ibintu by'amutwero nda kudusadukana erega dufite ibintu byinshi twebwe uretse gato Brian nukuvuga ngo ariko unyemerere Mike tumurambika ahangaha uretse gato Djihad ndakwa nijya kuvuga kuri Mike nzasaba urwego harya bajya nzasaba uzampamagare nakagahushya ku kazi ntega amatwi nukuvuga ngo uretse gato reka nkubwire transaction zose zirenga miliyoni 80 zo muri covid nzarambika hasi dukomeze ku mikino y'abana b'abakire bafite baba addicted miliyoni 500 imodoka miliyoni 500 dukomeze n'abadicted dukomeze n'abana bo mu bakire dusubire mu bana bo mu bakire ibi ngibi mu biretse gato ntabwo buriya reka nze nkubwire yabwiye umuntu ngo ntago iyi space nzayikora Godfather iyi space nzayikora mu bana bo mu bakire no wowe usembuye iyi space ndayikorera i Kigali kandi iyi space ndayikorera i Kigali kandi utemerewe kugera i Kigali we ngo yaravuze ngo rega ngo rango ngo ntabwo aza mu Rwanda kuhavuye aragaruka so garuka tubiretse gato tugende gakeya so tugaruke kuri ikintu kimwe cyababaje kuri Bruce Melody n'iki ngiki Bruce Melody babaje n'abantu bose muri rusenge erega nyange bira bintu harambabaje umva ikintu cyababaje n'iki ngiki tubyumve sibyo ikosa Bruce ntabwo biratangaje kubona aya masaha ikosa umuntu yasabiye imbabazi muki kuryita ikosa kandi yakiye gufa karisabira imbabazi kandi nawe ubwawe umbwiye ngo ibyo ntabwo muraza kwisobanurira uretse gato turagusobanurira frame turagusobanurira Melody iyi interview yakoze nyuma amunyega uretse gato uretse gato nukuvuga ngo Bruce Melody yimye de Beni imbabazi nanjye ntazo namuha nanjye ntazo namuha uretse gato yatukiraho ngaho rero yewe nukuvuga ngo ikosa ndi gushinja de Beni nuko atamenye umuntu agiye gusaba imbabazi n'igihe cyo kusaba nawe kuzimusabira urakoze
The Ben uretse gato impamvu uretse gato ndarangije nk'amasegonda The Ben ihangane mucuti yanjye ntabwo ikibazo ari Bruce Melody urimo kunyumva nani shondoroketa arashaka inkuru yo kubikisha The Ben yarayibonye ninde wayiciye ni The Ben ceceka rero urakoze cyane uretse gato tugende gake mumbwirire The Ben ko mukazana Mike ariko inkoni yaciye hamwe bayimukora tukazana Mike uyu Mike bagira ngo numwenda hamwe na The Ben bagira ngo barongora umugore umwe oya Mike wimuvuga ni uri inyuma uretse gato ni uri inyuma y'ibi bintu niwe muntu wateretse Medbeat ngo ibintu abishyire hanze uretse gato ubundi Mike ko akora mu nzego za leta ko akora muri ministeri Mike no muri Mike ni gatiki Mike ni uri inyuma y'ibi bintu byose yibaza Mike nguwo irubavu yagiye gukubitisha umwana baramukubita araraba Mike yarahari Mike ngaya video y'Uburundi basinze Mike ko ari umuntu ukora mu nzego za leta yavuye muri aka kajagari akava muri aya matiko nakora muri RBC se mu kigo cy'ubuzima aragira ngo ajya bavura neza uheruko ryari RBC ibya RBC bivemo ntabwo ajya ariko se ndaje ngo akora ariko urakoze ngirira vuba mwambabariye iyi twese tubigano cya The Ben nyirabayaza ariko Mike rero niwe moteri w'ibi ngibi ndabizi ko ari oya Mike reka tumuveho moteri nitubibona tuzanabona na chambrayeri bareke okay sawa reka tuvuyeyo ugume mu bana babakire kuri baba addicted no gukina ibyo by'abagabo mu gihe kimwe uretse gato icyo ndi ariko maca kwanza wabikoze ariko sha wabiko manuka umva nanjye nda addicted ku mafaranga hagira umuntu mpa amafaranga nabaye addicted no marakohereza amafaranga kuri cash app wambeshye uragaruka nongere ngusubize post ubundi zamukano sheri bobo cyo nkundira Godfata ngweno hano wambeshye amafaranga kuri cash app tumuka manuka uretse no kuyikwambura ndakumanuye Djihad bambira abantu baraha ko nanjye nabaye addicted ku mafaranga buriya zamuka hano fatiye kwa sinyogere umva ngweno uze hagati yanjye na Djihad umva na Djihad ruhande egera icyo kigirwa mana cyane mama we so bucura umva rero kandi uko ikintu ndi kuvuga kimwe n'iki ngiki ubundi ibi bintu erega dumba niwe wagiye kano kantara kazana ko kwa The Ben abantu byari kigano biri normal byari kugira dumba niwe ndakubwiye ngo nuko agiyewe nkunda Ben nari nanze kukazana nakabonye rugikubita warakabonye ntwaka dumba yaragira agacira kazana rero kukazana Ben banumva nta kintu cyamushyira mu mihanda ariko The Ben ni imfura kanze nkubwire Brian nawe Djihad rwose ni imfura cyane umva makuru mfite The Ben yaramaze The Ben yaramaze iminsi ngayo ngo mu masengesho urumva ngo ari muri priere araza bya bintu byose araza ngo aje kumeneka urameneka imbere ubwo mwuka yamumutumyeho nyine no uraza kuzana mwuka wera imbere ya Coach Gayere uraza kuzana umwuka wera nguje gusaba imbabazi imbere ya Mike kwa Dagon warangiza ukaza icyo ndi kunenga first of all turamaza twihanganishe Bruce Melody urugendo rwo kugira ngo abe uwo ari we yaragiye ahura n'ibisitaza nk'ibingibi niba The Ben yaramukiniyeho Presto hari n'abandi bamukoreye n'ibirenze ibi erega kubaka izina biragora ibi ngibi tubyemere Bruce Melody we turamuzi ni munyakazi he's a fighter ariko nawe timu yiwe mukure muri iriya mihanda ya YouTube rwose yicare nk'umuhanda oya ntabwo uretse mubwira ikintu kimwe Bruce Melody yamwitegereje muri iyi minsi sibyo reka zimubwire ntabwo nshaka gushyiraho comment njye ntabwo namuvugira nimba mfite icyo kumugiraho inama urumva hari umuntu wambaye niba nimero barampaye ariye wibusira nimero niyubusi ya Gasuku bari yasabagirwe inama umuntu wasanga ntajya nandikira Gasuku kabari nzo kwambwe ngo nimero umuntu wayimuye ngo yahawe na Gasuku wasanga atarunsubiza my brother so tugende gake so ahanga icyo cyatse kuvuga iki ngiki ikintu uri kunenga kuri Bruce Melody namanza mbere yo kumunenga manze mwihanganisha kwihohoterwa uretse gato kwihohoterwa yakorewe tubyumvikane yakorewe nande no yakorewe uretse gato
ihohoterwa yakorewe nande uretse yakorewe n'urugendo rwo kumenyekana. Reka dufate mu rugendo twamaze kumva aho yakandagiye uru rugendo none se ari subira inyuma gato uretse gato tugiye kuvuga ibyo ibi uretse gato wigize itakura utari kumva ko The Ben hari yasuzuguye Melody mu mikino ntabwo yamusabye imbabazi my friend ntago ari kuri abasaba imbabazi hano ntago ari kuri abasaba imbabazi wajya mu muri ntago ari muri Amerika ntago ari muri none se muri kase cyangwa yaciye inkoni The Ben yaciye yitutiye mu ishyamba ntaza aho yarikuye yoherejwe na Nokuja na Alexis Muyoboke n'abandi bajyanama be hamwe inkoni barayimutsibura mpaka kimurera umva tugende gake ntacyo bamutwara ubundi ikosa The Ben yakoze amakosa abiri ndarangije yakoze amakosa abiri yakoze ikosa ryo gutenguha Medi uretse gato Medi inkoramutima urongeye uraje uretse gato aba bagabo uko ari babiri bari baragiranye ndagusobanurira reka ubyumve aba bagabo uko ari babiri bari baragiranye agreement igira itya niba tuvuga neza badushima tuzaceceke niba tuvuga batwesura batuvuga nabi tuzaceceke siko babayeho niko twari tubazi yego The Ben gashiga yamushiguye akajya imbere y'itangazamakuru kuvuga avuga ibi bintu yabitangiye byari si bantu bajyanama bi wese bamuyoboke ntabwo ari muyoboke ibi ngi ndabishinja Ben muto tugende so rero Ben muto ninde Ben none se nuzi ko izina rye nta wundi muntu ugiye kujya ryibaruzaho gusa mwagiye mureka ibintu byo kubagiye kuba papa ngo agomba kubana n'umuntu wese ndasoje kansoreze kuri aka kantu Melody ndamwihanganisha kuri iyo nzira y'umusaraba yanyuzemo akagera naho bamukiniraho Presto icyo ni kimwe urakoze hanyuma nkongera nkagaruka Bruce Melody nkamunenga kuri iki kintu Melody umurenza aho wera ibijumba ikintu wagombaga gukora The Ben ibyabaye byose wiba umutindi hano Bruce Melody yabaye umutindi ariko uzureza ko Melody aho yahereye avuga yari yatetse nawe yarababaye erega ngo difa wahereka tubeshya ngo ugiye gusoza kuvuga uri kutubabariza imitima uretse gato ni ukuvuga ngo Djihad iri